benshi batagize amahirwe yo kubana nawe ubwo yari akiri mu mubiri, uyu munsi bahura nawe binyuze mu bihangano bye, cyangwa se bumvise mu indirimbo ze mu ibirori bitandukanye by'umuco nyarwanda. Gusa abamuzi bagiriwe ingabire zo kubana nawe, bakabana nawe mbona nkubone, bamufata nka murumuna wa marayika. Imfura, inkotanyi cyane, hakaba umugabo w'urugwiro rwinshi, wasabanaga na bose. Turavuga umuhanzi wahanze ibihangano bidasaza, indirimbo ze zikoreshwa henshi, ndetse zifitiye umumaro munini abanyarwanda ndetse n'abanyamuryango muri rusange. Muri iyi nkuru munyemerere dufungure ni page turebere hamwe ubuzima n'amateka by'ubuzima bwa Minani Rwema, umunyabigwi mu muziki nyarwanda wamenyekanye mu ndirimbo nka Amahoro, Ziriratere, Urabeho Nyamibwa Ikeye, Marayika Anje n'izindi nyinshi zakunzwe. Minani Rwema yabonye izuba mu mwaka w'1975 havukira mu Gatumba, ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Burundi. Amazina yiswe n'ababyeyi be yiswe Minani Rwema Celestine. Aho mu Gatumba ni naho uyu munyabigwi yabyirukiye, ahigira amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye mbere y'uko yahagarika hagasanga abandi ku rugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990, ubwo bamwe mu basore n'inkumi b'abanyarwanda bafataga icyemezo cyo gufata intwaro bakajya ku rugamba rwo kubohora igihugu. Umuhanzi Minani Rwema adasize inanga ye ndetse na gitari, yasanze abandi basore ku rugamba rwo kubohora igihugu, hatangira kujya acuranga, hanaririmbira abantu kugira ngo bakusanye amafaranga yo gutera inkunga urugamba, ariko banafasha ingabo kwiyongeramo akanyabugabo binyuze mu ndirimbo zabo. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, umuhanzi Minani Rwema yakomeje amashuri ye yisumbuye. Uribuka ko ajya kuza ku rugamba rwo kubohora igihugu hatari yarashoje amashuri ye yisumbuye. Mu Rwanda ni naho yasoreje amashuri ye yisumbuye, aho yize ku ishuri rya Notre Dame de Sto, hakaba yarize ishami ry'ubucuruzi ndetse n'ibaruramari. Uyu muhanzi nyuma yaje no kwiga kaminuza, aho yize muri kaminuza ya Kigali yigenga izwi nka IERK mu ishami ry'ibijyanye n'imiyoborere. Tariki ya 30 Werurwe umwaka wa 2008 nibwo Nkurumbi yaturutse mu gihugu cy'Ubuhinde mu bitaro bya Marita, yavugaga ko uyu muhanzi Minani Rwema yitavye Imana. Ngo ahagana ku isaha ya 12 za mu gitondo, azize indwara y'umwijima, yari yaragiye kwivuza muri iki gihugu, aho yari amaze amezi 4 havurwa. Uyu muhanzi yitavye Imana afite imyaka 33 y'amavuko, yari akiri muto. Gusa hirya yo kuba umuhanzi, akaba yaranigeze kuba umuyobozi w'akarere ka Kanombe wungirije, ashinzwe urubyiruko, siporo ndetse n'imyidagaduro. Ibi byabaye mbere y'uko u Rwanda ruvugurura amazina y'intara, uturere, imirenge, utugari ndetse n'imidugudu. Mu buhanzi bwa Minani Rwema yari umuhanzi w'umuhanga cyane, udashakisha, uzi ururimi ndetse anarwumva neza, akamenya no kuvuga binogeye amatwi ya buri umwe mu ntore z'Imena, akamenya guhamiriza no gucuranga bikereza abagenzi bikagamburuza abaswa. Minani Rwema yari azi kandi gutamba Kirundi, akamenya kubyina amayaya ya kera mu njyana ya Kinyarwanda yo gushayaya, gushagirira umudiho n'ikinimba bikabibye, akamenya kugwa mu nka bihebuje nk'izindi mfura zose. Minani Rwema yari umukaraza w'umuhanga, injyana n'umuricyo we w'ingoma uzira gusobanya byakwigererwa mbarwa mu bo yasize. Yari azi gususurutsa ibirori, akamenya kuganira, gusabana bikaba kamereye, akamenya kubana akaba umunyamahoro, gukundwa bikamuhama. Uyu munyabigwi kandi yabaye umuyobozi w'itorero Indahemuka ndetse n'andi matorero agiye atandukanye. Mu rugendo rwe rw'ubuhanzi yakoze indirimbo zakunzwe ndetse zakunzwe na benshi, zirimo
Urabeho Nyamigwa Ikeye, Marayika Ange, Sirilatere n'izindi nyinshi. Uyu muhanzi kandi yasohoye indi mizingo cyangwa alubumu zirimo Sirilatere yasohoye ubwo yari ariho, ndetse na Selavi yasohoye mu mwaka wa 2010. Hirya y'umuziki, umuhanzi Minani Rwema yari yarashakanye n'Umulisa Jackie mu mwaka wa 2003, ndetse Imana yahaye umugisha urugo rwe aho bafitanye abana 2, umuhungu ndetse n'umukobwa, ari bo Agahozo Neira ndetse na Rwema Kevin. Minani Rwema yari umuhanga mu kwivuga, akamenya gutebya ndetse no gushyenga bibaye ngombwa, hakagira ubusesereza budasebanya ndetse no gushyoma bikaba inganzo ye, kandi ubutumwa bwimbitsemo bugatambuka. Yari umunyarwenya rutisasira umusa, ahubwo rufasha mu itambutsa butumwa ntarambirana. Nubwo imyaka ishize uyu munyabigwi yitahiye, ibihangano bye biracyakoreshwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, bitewe n'ubutumwa bubikubiyemo. Abenshi babyifashisha mu bukwe, mu birori bitandukanye. Hakaba umunyabigwi wakunzwe kandi uzakomeza gukundwa, umunyabigwi w'ibihe byose. Ushaka ibihangano bye wabisanga muri Librairie Caritas ndetse no ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali giherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Umuhanzi Minani Rwema ni urugero rwiza rw'abato, yabereye benshi icyitegererezo. Nyemerera hansozereza aha amateka yaranze Minani Rwema, mwifuriza iruhuko ridashira. Reka ngushimire nakagaruka, Imana ibarinde. Nge wumvaga nitwa Uwizeyimana Gerard. Ciao ciao.